Ndabasuje nitwa Disboy w'Abanyarwanda intumwa y'Abanyamusanze. Guys, reka turebere hamwe ibyamamare byiza cyane mu muziki nyarwanda byabashije gutwara ibihembo byinshi hano mu Rwanda birimo ibihembo bya MTN iwacu music. Ku mwanya wa mbere turaza gusangaho umuhanzi mwiza cyane Bruce Melody yatwaye ibihembo birimo Best Male Artist, Best Afrobeat n'izindi zigiye zitandukanye. Ni umwe mu bahanzi begukanye ibihembo byinshi kurusha abandi mu myaka igiye itandukanye hano mu Rwanda. Ku mwanya wa kabiri turaza gusangaho umuhanzi mwiza cyane The Ben yegukanye Best Male Artist ndetse n'ibihembo by'indirimbo zakunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda no hanze yarwo. Afite igikundiro kinini mu Rwanda no hanze yarwo mu bafana b'indirimbo ze. Ku mwanya wa gatatu turaza gusangaho umuhanzi mwiza cyane ariko akaba yaragiye mu ndirimbo zo guhimbaza Imana gospel, Meddy ari ku mwanya wa gatatu. Reka nawe turebere hamwe ibihembo yaje kuba yatwaye ibihembo byinshi mbere yo kwerekeza mu gihugu cya USA cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Indirimbo ze zakunzwe cyane nka Slowly zatumye atwara awards zigiye zitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda no hanze yarwo. Ku mwanya wa kane twaza gusangaho umuhanzi mwiza cyane uririmba indirimbo z'urukundo King James ari ku mwanya wa kane yegukanye ibihembo mu byiciro bitandukanye birimo Best R&B Artist. Afatwa nk'umwe mu bahanzi bafite ijwi rikomeye hano mu Rwanda. Ku mwanya wa gatanu turaza gusangaho umuhanzi mwiza cyane Knowless Butera, akaba ari umugore mwiza cyangwa se umutega urugore mwiza cyane uririmba indirimbo zigiye zitandukanye zakunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yatwaye Best Male Artist inshuro nyinshi. Ni umwe mu bagore bageze kuri muzika nyarwanda ukomeye cyane. Turaza gusanga itsinda rya Urban Boys ku mwanya wa gatandatu batwaye ibihembo byinshi mu bihembo byabo byiza bagize kuba itsinda rya mbere rikunzwe mu Rwanda hano mu gihugu cy'u Rwanda. Turaza gusanga ku mwanya wa karindwi umuhanzi mwiza cyane DJ Pius yatwaye ibihembo bya Best DJ n'ibindi bijanye na Afrobeats, ariko akaba ari n'umu DJ acuranga ibintu by'umuziki. Ibyiciro bikunzwe kubamo ibihembo byiza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Turaza ku mwanya wa mbere turaza gusangaho ibihembo byiza Best Male Artist, ku mwanya wa kabiri Best Female Artist, ku mwanya wa gatatu Best of the Year, ku mwanya wa kane turaza gusangaho Best New Artist, ku mwanya wa gatanu turaza gusangaho Best Group, ku mwanya wa gatandatu turaza gusangaho Gospel Artist, ku mwanya wa karindwi turaza gusangaho Best Afrobeat and R&B Artist. Niba ushaka ibindi bisobanuro bitandukanye ku bantu ku byamamare byakunze gutwara ibihembo bya MTN iwacu muzika n'ibindi bigiye bitandukanye, wadusanga hano ku Rumuri TV 250. Dukandire subscribe, dukandire like, share, comment n'ibintu byiza cyane. Nje wumvaga nitwa Disboy w'Abanyarwanda intumwa y'Abanyamusanze. Ndabakunda cyane.